ibintu ko mbona ari iby'abajeni, kujya kurwana peni turu, ku editinga, gukata, akaba ati ibyo bintu nta wabishobora. abo bapapa ntibashira impungenge, ubu naherukaga mu ishuri bisanzwe 2017, Eh, numva ko haraciyemo imyaka, zamani imyaka ariko myinshi. rwose hano nimubishobora mubereke utuntu nakoze dukeya, Yeah, ni byiza cyane. turabicisha. ngira ngo nabyeretse na madamu arambwira ati wow, Arakwappreciating. Yeah. aravuze ati kabisa, Uh, ahubwo uraje ukore n'akandi kazi. Nta bimeze neza cyane, nta mpungenge mu yandi magambo abantu bagomba nta kugira. mpungenge, waba uri mukuru waba uri mutoya, Mm, njyewe nabonye nta kibazo. mm. Mm, Abantu badukurikiye murumva ko Ismael yize neza kandi yize software yitwa Adobe Illustrator. Ni rimwe mu masomo tugira muri graphic design, ijyanye no gukora ibintu by'ibyapa byamamaza. Donc ahantu dukurikiye uri, hindukiriyeho icyapa uri hafi aho ngaho. Muri Illustrator ubu Ismael yagikora. Gukora ibyapa, ama invitation. okay, byiza cyane. Impamvu nyamukuru nabyize, nabonye bikenewe ku isoko, Yeah. ariko by'umwihariko njyewe ubwanjye, donc nashatse ibintu niga, ariko ndi premier consommateur, Aha. nyine ni njye mukoresha wabyo wa mbere. Yego. Urugero, Mm. mu byo nkora nari nkeneye logo, Aha. kandi logo narayibonye, narayikoze, Wahise ukora logo y'ikigo cyawe. logo yanjye, Aha. business card nari nyikeneye, Wahise ubyikorera. nahise mbikora, ubu byose ndabifite, Ko rero package ubuhamya ndayifite. rwose urabufite kandi turabyishimiye ko namwe twakoranye neza. Yes. Ubwo n'ubundi abanyeshuri uzabatwereza ari benshi turabizi, uzajya warangira rwose Yego. muri IBTC. Ahubwo ngira ngo family member wanjye madamu arashaka kuziga Wow. photography, Aha, mukajya mufatikanya ku kazi. yego, akagira ibyo amfasha, C'est ça. nuko wenda ashobora muri iyi minsi kuba atarahuguka neza, ariko Nahuguka nahuguka azaza. ndabizi azaza, Yeah. nawe azaza kwiga. Umva, tubaye tumuhaye ikaze rwose ataranaza. Yes, yego rwose. Hanyuma tunihuse ubundi mwize ibiki muri IBTC? Ni irihe somo mwahize? Mbo muri IBTC nizi somo bita Illustrator, Adobe Yeah. Illustrator, Yeah. ririmo ibintu by'amagraphic, Yeah. amarogo, harimo byinshi, Ibyo gukora ibyapa, gukora ibyapa, gukora ama invitation, Yeah. gukora ama business card, ni byinshi. Ubwo ubundi ibyo bintu ko twavuze ko bifitanye isano n'amafaranga, wakoze research ubona bigira amafaranga, ahantu wabibonye abandi babikora, donc ubwo kuki wabyize uzabibyaza amafaranga cyangwa bifite amafaranga hanze aha ngaha bigezweho cyane no kuba wakwamaza ibikorwa by'abantu. Ubu ni iyihe ntego ufite mu gihe kiri imbere? Usoje kubyiga, ufite ubushobozi ko byikorera na business cyangwa ugakorera n'abandi, ariko intumbero muri byo target yawe ni he? Ndashaka gukora akantu kameze nka company gatoya kiyongera ku yindi nari mfite, nari mfite indi company Yeah. nda ntikomeye, ariko nyine ndashaka gufungura akandi kantu. Ngo ni akamezo de production k'ibyo bintu. Yego. Tukajya duha abantu serivisi. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Mwiriwe neza, muraho neza, cyangwa se umugoroba mwiza cyangwa mwaramutse bitewe n'aho mudukurikira muri herereye hirya no ku isi. Ndi Daniel Byiringiro hano kuri IBTC Film and Design School, by'umwihariko kuri platform IBTC Production Service, aho mudukurikira
ibikorwa byinshi by'ishuri rya IBTC. Murabizi tugira abatumirwa benshi n'abashyitsi, abanyeshuri, abafatanyabikorwa n'ishuri, ariko kandi niyo mpamvu twishimiye kwakira umutumirwa muri studio. Muraho neza, mwiriwe neza? muraho. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane, mumeze mute mwebwe? Natwe ni amahoro. Nk'umuntu babonye bwa mbere, mwamwibwira? Okay, nitwa Ismael Muhigirwa. Yeah, Ndi umupapa yeah, w'umugore umwe n'umwana umwe. yeah, Nkaba nsoje amasomo runaka muri IBTC yeah, mu buzima busanzwe, ndacuruza, yeah. ariko nkaba nifuza kongeraho n'utundi tuntu. Yego. Nkora ibintu byinshi. Ismael, ni byiza cyane ko twishimiye ko ufite ibindi bintu wari usanzwe ubamo, kuba ufite ukundi wari ubayeho. Yes. Ariko ukaba reka nige n'umwuga, tujya tubyamaza tukabwira abantu, ariko ntibabashe kubyumva neza ko umuntu ashobora kongera umwuga kumenya, kubera icyo undi wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka ibyo nsanzwe nkora nige n'umwuga. Uzi impamvu nafashe icyo cyemezo? Hari interuro ivuga ngo size cyangwa se content iri mu mutwe wawe igirana uruhare na content iri kuri bank account yawe. Rero hari ibintu nari nsanzwe nzi, Yego. ariko nkumva nyine nshaka kongera ibiri mu mutwe kugira ngo nyine njye kure cyane na bank account nayo yiyongere. Niyo mpamvu rwose nafashe icyo cyemezo. Ni byiza cyane. Ismael, ubusanzwe mwamenyanye na IBTC gute? Wahamenye gute? Bwa mbere mutwumva muhamenya byagenze gute? IBTC ntago nibuka neza uko nayimenye, ariko nayimenyeye ahantu henshi. Hari mu matangazo yamamaza, Yeah, hari ku ma social media ndazikoresha, yeah. hari no bisanzwe aha mukorera numvishe baharanga numva ndahazi. Vuga nti reka nzajyeyo ndebe uko bimeze. Urahagera bibana byiza cyane. Yego rwose. Hanyuma tunihuse, ubundi mwize ibiki muri IBTC? Ni irihe somo mwahize? Muri IBTC nizi somo bita Illustrator, Adobe Yeah. Illustrator, Yeah, ririmo ibintu by'amagraphic, yeah. amarogo, harimo byinshi. Ibyo gukora ibyapa, Gukora ibyapa, gukora ama invitation, Yeah. gukora ama business card, ni byinshi. Ubwo ubundi ibyo bintu ko twavuze ko bifitanye isano n'amafaranga, wakoze research unabigira amafaranga, hari abantu wabibonye abandi babikora, donc ubwo kuki wabyize? Uzabibyaza amafaranga cyangwa bifite amafaranga hanze aha ngaha? Okay, byiza cyane. Impamvu nyamukuru nabyize, nabonye bikenewe ku isoko, Yeah, ariko by'umwihariko njyewe ubwanjye. Donc nashatse ibintu niga, ariko ndi premier consommateur. Nyine ni njye mukoresha wabyo wa mbere. Yego. Urugero, mu byo nkora nari nkeneye logo, kandi logo narayibonye, narayikoze. wahise ukora logo y'ikigo cyawe? Logo yanjye, business card nari nyikeneye, wahise ubyikorera? nahise mbikora. Ubu byose ndabifite, package ndayifite, ariko usibye nanjye gusa n'abandi bantu mba ndeba babikeneye, kuko nk'ubu nka business yanjye mfite icyapa, Yeah, ariko ntabwo ari njye wagikoze. yeah. Noneho ngeraho mbona nkeneye ikindi kiza kurushaho. Urumva nimba ngifite mu myaka 3 ishize cyangwa 5, ngomba ku update. Nsanga nkeneye ibintu byinshi, ndavuga ni no, reka nshaka ukuntu mbyiga, noneho nge ni supplyinga n'abandi. Yego. Birumvikana ko rero wari unabikeneye muri business yawe. Of course. Kandi ni ibintu byiza cyane. No mu bijyanye no kwiga, wabonye byoroshye kubyiga? Wabonye ntabwo byakugoye nk'umuntu mukuru waheruka mu ishuri kera? Ubwo tubwire systeme yo kwigira mu buryo wize, nimba bitarakujeniye cyane. Systeme yo kwiga yo rwose ntago nzi abandi, ariko ngewe ntago byangoye cyane. Gusa nanone sinavuga ngo biroroshye, ugende wiryamira, ariko Yeah, nta kibazo. Narabyize ndabifata. Teacher Regis uri nyuma ya kamera ni nawe wanyigishije. yeah. Wow. Ebwana nta kibazo. Nibaza ko sinzi mu buhamya mufite nimba hari abo binanira, ariko ngewe nabonye bitagoye cyane, ariko nanone bisaba imbaraga. Ubwo twagiye nk'impungenge nk'umuntu mukuru, hari nk'abapapa baba badukurikiye, abati si ibyo bintu ko mbona ari iby'abajeni, kujya kurwana peni turu, ku editinga, gukata, akaba ati ibyo nta wabishobora. Abo papa ntibashira impungenge. Ubu naherukaga mu ishuri bisanzwe 2017, numva ko haraciyemo imyaka, imyaka myinshi. ariko rwose hano
nimubishobora mubereke utuntu nakoze dukeya, Yeah. ni byiza cyane. turabicisha ngira ngo nabyeretse na madamu arambwira ati wow, arakwapureshietinga aravuze ati kabisa, ahubwo uraje ukore n'akandi kazi. Bimeze neza cyane, nta mpungenge mu yandi magambo abantu bagomba nta kugira. mpungenge, waba uri mukuru waba uri mutoya, njyewe nabonye nta kibazo. Abantu badukurikiye murumva ko Ismael yize neza kandi yize software yitwa Adobe Illustrator. Ni rimwe mu masomo tugira muri graphic design ijyanye no gukora ibintu by'ibyapa byamamaza. Donc ahantu dukurikiye uri, hindukiriyeho icyapa uri hafi aho ngaho muri Illustrator, ubu Ismael yagikora. Gukora ibyapa, ama invitation, amarogo, ama platform, ama flyer yo kugira social media yamamaza ibikorwa by'abantu runaka. Birumvikana ni ibintu byiza kandi byoroshye kubyiga, kuko ngira ngo wigaga amasaha nk'abiri ku munsi yonyine. nigaga amasaha 2 ku munsi, bitewe mbona bwe mwarimu mubwira igihe mbonekera, dusanga amasaha 2 arahagije. rigenda narenzagaho nk'iminota ingahe, ariko amasaha 2 arahagije. Hanyuma rero Ismael, birumvikana ubundi iyi myuga iri mu buryo buri creative, kandi kuri creative economy y'u Rwanda ni ibintu byo guteza imbere cyane ibyo bintu by'ama illustration, gukora ama design. Urabizi no kuri social media bigezweho cyane, no kuba wakwamaza ibikorwa by'abantu. Ubu ni iyihe ntego ufite mu gihe kiri imbere? Usoje kubyiga, ufite ubushobozi ko byikorera na business cyangwa ugakorera n'abandi, ariko intumbero muri byo, target yawe ni he? Ndashaka gukora akantu kameze nka company gatoya kiyongera ku yindi nari mfite. Nari mfite indi company ntikomeye, ariko nyine ndashaka gufungura akandi kantu, ngo nakamezo de production k'ibyo bintu. yego. Tukajya duha abantu service bakeneye muri ibyo ngibyo. Urumva bizarushaho kugenda neza. Umugani wa Mufaransa wavuze ngo on n'aime pas tous les œufs dans le même panier. Donc ntago tubika amagi mu gatebo kamwe. Urumva aka ni akandi gatebo ko kubikamo amagi yanjye, kandi ndizera ko azaba atekanye. Byumvikane ko uzikorera kandi ubibyaza amafaranga mu buryo butomoye. Tugize amahirwe, turakugize nk'umuntu w'umupapa wafashe icyemezo cyo kuza kwiga gukora ibyapa n'ibyo bintu by'ama invitation nk'umuntu mukuru. Hari abajene badukurikiye cyangwa se hari ababyeyi bakurikiye kino kiganiro, yibaza ati umwana wanjye nuhe muga namurihirira, cyangwa se n'abajene akumva ko ibyo bintu wenda nta mafaranga bigira. Tumarira impungenge umuntu ugukurikiye yize koko ibyo bintu bya Illustrator byamubeshaho nk'umwuga, cyangwa se kamaze nk'imyaka myinshi yarangije seconde cyangwa kaminuza nta kazi. Wabaha iyihe motivation? Motivation nabaha, reka mbahe urugero, wenda ntaratangira kubijyamo, nubwo wenda nababwiye ko ubu ngubu ntazongera kujya gusaba izo serivisi, ariko urugero mu myaka 5 ishize nakoresheje icyapa. Kame murumva nk'umuntu ufunguye business, biba byiza bwo ushyiraho icyapa. Nishyuye amafaranga agera mu 25,000. Urumva iyo nza kuba ndi designer, nari kuba naragikoze 25 nkayabika. Ariko nanone reka tuvuge ko ntari nyiri business, ahubwo ndi Adobe Illustrator designer. Ndi designer nkakira uwo mukiriya ari we njye. Urumva 25,000 nimba nyakiriye nkayabika, amafaranga atari make. Urumva nago abantu badakonsoma cyane, ashobora no kukumara n'icyumweru. Uguramo kawunga yawe, cyangwa se bitewe n'uko konsoma. Ugize abakiriya 2 se byagenda bite? Ugize 3 se byagenda bite? Urumva ni uburyo bwo kubona amafaranga, ni income. Harimo income rwose, harimo amafaranga. Urumva noneho bibaye ari nk'umuntu w'umujene bwo bakiri batoya, utagira dépense nyinshi, byaba akarusho. Reka tuvuge ko wenda akoreye umuntu agaposte ko kuri social media. Nukoresha social media bafite amafaranga, azamwishyura. Even ashobora no kumwishyura aruta yo ngayo nge nishyuye. Urumva se hatarimo akazi? Harimo akazi, harimo amafaranga. Reka tubwire abantu badukurikiye ko n'ibyo bintu, iyo myuga yacu yose, yaba ibyo gufotora, gukamera, kweditinga amavideo n'ibyapa, kweditinga amafoto, iyo myuga yose wabyiga unaciye kuri platform mu buryo bwa online, niho biranahendutse. Uciye kuri wa3.ibtc-e-learning.com. ubundi dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Ismael niho yabyize, kandi yabyize mu gihe gito cyane, kandi ari kubikoresha bigiye kumubyarira inyungu.
n'amafaranga menshi. Ismael, Yes. wenda tunagana ku musozo, Mm. niki wavuga wenda ku barimu bakwigishije cyangwa se no ku buyobozi bw'ikigo, nk'ijambo ryo kubashimira cyangwa se nimba hari n'icyo wabasaba kindi, ariko unashimira n'undi muntu wese waba uteye inkunga, nimba witeye inkunga ariko nka madamu uryo makweti wabikoze ati kuraje, nabyo mba numva ari nk'inkunga ahubwo inakomeye cyane. Ni inkunga cyane. Yeah. Wenda mvuze ku barimu ewana kude shapo kabisa, abarimu ba hano Wow. mbo hari umuco mwiza nababonanye cyo twita patience, Yeah. murihangana cyane. Yeah. Mbo hari igihe wenda ubundi njye kuntu nsanzwe niga vuba, mvaga ndahita nza nyine nkabyiga, ariko hari igihe byangaga guhita bijyamo. Yeah. Tica akihangana, yarakoze kwihangana. Wow. Ikindi kandi nabonye abarimu ba hano mwese mufite discipline, Yeah. ntabwo umuntu yatinya kuza hano. Yeah. Ni ukuvuga waza ukabishobora vuba, waza bikakugora, murihangana. Yeah. Icyo cyo rwose ntabwo nagenda ntakivuze. Murakoze cyane. Ntabwo nzi neza director ngo nuwuhe, kandi nabyo ni umuco mwiza. Nawe yahita bigeraho, ahita bimenya. Hano ntabwo umuntu mbona muza mwese muri hambo mwicishije bugufi. Ntabwo njya mbona umuntu waje yabyimbye nyine ngo ni boss, banza ari nayo mpamvu ntamuzi, ariko nimba ajyaza kudesha pokuri we tuba turi bamwe, wasanga ari nawe, dore ntitwigeze tubiganiraho, ariko mwese muri abantu beza. Abantu bazaze kwiga hano. Ya amasomo yacu nayo igihe gito kandi aba ari kuru, nk'umusaza uhita wisanga mu bantu bato. Nimba hari igihe umuntu aza afite impungenge ati sinze nzabimenya. Hari abana bigize kuza bahirwa n'imishinga batari bazi no gufata suri, yafitaga yicuritse, ariko bahavuye ari abahanga babyishimiye. Undi musore twakiriye avuga ati nzabishobora, ariko yagiye gukora mu gihe, akora mu Nyarwanda, arazenguruka hose ari kugenda akora, kandi yize photography. Rero nk'icyo mwavugaga natwe tuba tubyishimiye ko ari backup nziza, ari feedback nziza ku buyobozi bw'ikigo. Turabashimiye cyane, ndetse no ku barimu badufasha gusavinga no gukora umurimo mwiza. Urumva ko rero ubuhamya rwose urabufite, kandi turabyishimiye ko namwe twakoranye neza. Ubwo n'ubundi abanyeshuri uzabatwereza ari benshi, turabizi, uzajya ubarangira rwose muri IBTC. Ahubwo ngira ngo family member wanjye madamu arashaka kuziga photography, mukajya mufatikanya ku kazi akagira ibyo amfasha. Nuko wenda ashobora muri iyi minsi kuba atarahuguka neza, ariko nahuguka ndabiza azaza. Nawe azaza kwiga, tubaye tumuhaye ikaze rwose ataranaza. Hanyuma Ismael, ubundi mu buzima busanzwe, wenda turi kugana ku musozo, mu biganiro by'ibintu bya journalisme cyangwa by'itangazamakuru, tuba twemforma, tuba twedika, ariko tujya n'igihe cya entertainment. Ubwo twegeze mu myidagaduro. Ismael yatari mu kazi, nk'ubutari ku ishuri, muba muri gukora ibiki? Uruhura ubwonko gute? Your hobby nko muri CV wandikamo iki? My hobby ubundi ngewe y'akazi nagatunganyije neza, nabonye umusaruro, wa mugani w'imirimo yanjye yashimwe n'Uwiteka. Nkunda gukina biyari. Biyari kwa urimo n'abagasunika ukuntu. Kara agakino ndagakunda, ariko nanone nkunda na football. Nubwo wenda kubona umwanya wo kuyikina bikunda kugorana, ariko ubwo urayifana nimba utanayikina. Yes. Football ubwo twagiye gufana mu Rwanda, ngo abantu bakunze b'ikipe ngabafana. Ubwo ukunda ihe cyangwa ufana ihe? Ntago njya mbijyamo cyane, kugira ngo wenda bamwe tutaza kwangana kubera ntava n'ikipe yabo, ariko football ni cyiza cyane. Ngo football ce n'est pas la guerre. Ntago ari intambara. Ntago rero nta kipe. Ntago ujya precise. Ntago precise. Hari ikipe nabonye mu Rwanda bavuga ngo nimba ngo unakunda indi uvuga ko uri umukunzi we, ariko uri nyiri ikipe ahangaha ari yacu. Oya njye zose ndazikunda, iyo zakinnye uri gukina neza niwe mba ndi gukunda, niwe mfana. Hanyuma nko mu mahanga aho muri English Premier League ho nta hantu mujya mugera? Oya naho ntaho mbarizwa. Ibaze ko ndi umufana wa Messi, nkafana na Cristiano, kandi ari abadiversaire. Umuntu ukina neza good. Yabitera. Ntago ngira nyine uruhande njyaho kugira ngo donc nuko niyo personality yanjye. Abantu baba bafanye byacitse, ariko byari byiza no kuregarariza ibintu bimwe ukabigira, ariko ni byiza ko ugira na hobby, ugira akazi kaba ari kenshi, nabyo biba bikenewe cyane. Ismail, murakoze cyane, turabashimiye vraiment, mwize neza, natwe
feedback meza dufite kuko abakunzi bacu barabizi iyo dusoje kwigisha dutanga certificat na leta ya Rwanda TVET board. Muri make tuba tubona feedback nziza mwagiye mukoresha, amanota meza, performance kuzira ku gihe. Rwose sinatinya kubikubwira ko umwarimu yatubwira ko byari bimeze neza. Turabashimiye cyane rero, reka tuvuge ngo tuzahura mu kazi turya ku mafaranga mwakoreye mu ishuri. Yego murakoze cyane, natwe turabashimiye IBTC. Asante sana. Turanashimira kandi Brother Regis wadufashije kuri kamera ndetse no gutunganya sound ariko no kwestara amatara twakoresha muri studio yacu. Make sure ko wakoze subscribe kuri ino platform, ariko kandi n'ibiganiro nk'ibi mu bisharing abandi abajene twige twiteza imbere mu myuga y'igihe gitoya. Murakoze cyane. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa/IBTCfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 0728 54 Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo